Mwiriwe neza, turagarutse na Kigali House. Uyu munsi mbafitiye amakuru meza cyane. Dufite inzu nziza y'akataraboneka. Munkurikire mbereke. Nkuko nabibabwiye rero, mbafitiye amakuru meza cyane. Iyi nzu rero yacu mubona iherereye Kibagabaga, iri ku muhanda mwiza, ifite jardin hano ku gipangu na hariya kuri iriya side. Muze mbereke. Tukigera hano rero dufite parikingi y'imodoka enye ziparitse neza. Urabona ko hari umwanya wisanzuye, urabona ko naho hari jardin irimo imbere mu gipangu. Iyi nzu yacu rero ushobora kwibaza ngo ifite ibyumba bingahe. Iyi nzu yacu ifite ibyumba 5, dushe na toilette 5. Ushobora kwibaza ikibazo cy'amatsiko rero, iyi nzu iri kuri angahe? Iyi nzu iri ku mafaranga make cyane. Kuri miliyoni 350 zawe z'amanyarwanda ushobora kwegukana iyi nzu nziza iri class y'abasirimu muri Kibagabaga. Nabibabwiye rero, murabona parking irisanzuye, ni inzu nziza ifite amarangi ari class, amarangi y'umweru, ni inzu nziza rwose nkuko mubibona. Ngiye ikintu nakunda iyi nzu, ifite jardin nziza. Urabona ni ahantu hari umwuka mwiza, ni quartier nziza ya Kibagabaga, ifite security, ifite ibintu byose. Ese wari uzi ko ushobora kuba wicariye hano hejuru, ukaba wicaranye n'inshuti zawe mukaba muganira mufata kamwe? Hari jardin nziza, haratuje, ushobora kuba uri kureba iriya view iri hariya. Iyi nzu nabibabwiye rwose ni nziza. Uretse na jardin kandi hano hari balcon nini, ushobora kuba wicariye ahangaha utuje uri kumva akayaga. Ni muze rero dukomeze turebe salo nziza cyane. Wow, reba urugi nawe, urugi rwiza cyane. Karibu muri salo. Wow, murebe nawe iyi salo, reba izi design, reba aya matara ukuntu ari meza. Iyi nzu ni nziza pe. Reba amatara, reba amarangi arimo. Iyi nzu ntawo itabera, ku giciro cyiza cyane, hamwe na Kigali House. Tugarutse rero kuri iyi side, murabona ko dufite umwanya uhagije wo guterekaho intebe za salamanje. Urabona ko dufite n'igikoni kinini kandi cyisanzuye. Muze mbereke rero, ushobora gutereka hano gas cooker. Urabona ko hari utubati two gushyiramo amasahani, ibintu byose. Hano naho kogereza, ndetse dufite n'umwanya munini wo gushyiramo frigo. Niki mutabona? Nkuko natangiye mbivuga rero, natangiye mbabwira yuko iyi nzu ifite ibyumba 5, dushe na toilette, aho uri busange icyumba kimwe kiri kuri iyi floor yo hasi. Muze dutemberane mbereke icyumba. Tukigera hano rero, urabona ko dufite dushe na toilette mo hano, tukagira ndetse n'icyumba cyiza cyane. Ubona ko ari icyumba cyisanzuye, urabona ko ari icyumba gifite view nziza, amatara meza cyane. Urabona ko ari ahantu hisanzuye. Tukizamuka rero kuri floor ya kabiri, mubonye ko tuzamutse. Muze tujyane mu kindi cyumba. Dufite dushe na toilette hano, ariko murabona ko bakiri muri maintenance. Hama dufite icyumba cyiza cyisanzuye. Wari uzi ko ushobora kuba uri muri kino cyumba ukaba wibereye muri balcon hano? Kuri balcon hano hari balcon, ushobora kuza ukihagarara hano hanze, hari view nziza. Ikindi kandi babonye ko ibyumba byacu byose bifite umwihariko wo kuba byisanzuye, birisanzuye, n'ahantu ubona ko hari free rwose. Munyemere rero dukomeze mu kindi cyumba cyacu cya gatatu. Murabona ko nacyo ari icyumba cyiza cyisanzuye, gifite dushe na toilette, ariko urabona ko bakiri muri maintenance. Ku bantu bashaka iyi nzu bazasanga byarangiye. Reka rero dukomeze muri cya cyumba muba mutegereje muri benshi. Iyi ni main room nkuko mubibona mwese. Iki cyumba ni cyiza, kirisanzuye, gifite amarangi meza, amatara meza nkuko mwese muri kubibona. Urabona ko ni icyumba cyisanzuye,
gifite plafond nziza, amakaro meza, ibirahure byiza. Muze dukomezanye muri dushe. Tutaragera kuri dushe, murabona ko hano naho hari umwanya wisanzuye uzajyaho garde-robe. Namwe murabibona. Ni umwanya mwiza, ni umwanya wisanzuye. Dukomeze muri dushe. Murabona ko ari dushe yisanzuye, nini cyane. Hazajya toilette, hano hajye shower, hano hajye amamiruwari. Ni icyumba cyiza. Icyumba cyacu rero nk'uko mwabibonye, nk'uko ndabibasobanuye, gifite noneho balko hanze, ahantu ushobora kuza ukisanzura, ukaba utuje uri kumwe n'uwawe. Icyumba cyiza gifite view nziza, gifite ibirahure byiza nk'uko muri kubibona, n'ahantu hisanzuye. Twageze kuri floor ya gatatu rero. Dufite icyumba kiri hano hejuru. Ku muntu ukunda kurara hejuru, urabona ko ari icyumba cyiza kandi cyisanzuye. Amatara meza, ni icyumba cyisanzuye, namwe murabibona, amakaro meza, amarangi meza, hari na view ndetse. Muze mbereke mu bwogero. Ubona ko ni dushe yisanzuye, harazajya toilette, hano hajye shower, ni dushe nziza cyane. Ku mukunzi wo kuryama hejuru rero nabibabwiye, washaka kino cyumba ushobora kukigira main room kuko nacyo gifite umwanya wisanzuye wo gushyiraho garde-robe. Urabona ko ari umwanya wisanzuye, ndetse ikindi gifite na view nziza. Urabona ko hano ushobora kuza ukahaciringira n'abawe, ni heza cyane, ni rooftop mbese. Iyi balko yacu rero nakomeje mbibabwira ko ifite view nziza cyane. Murabibona namwe, ni ahantu heza ushobora kuba uri kwirebera Kigali uhagaze ahangaha. Inshuti bakunzi ba Kigali House, mwakoze kubana natwe. Nk'uko mwabibonye, dufite amazu meza cyane. Ndabinginze kugira ngo mukore subscribe, share, like, mukomantinge. Iyi nzu nk'uko nabibabwiye iri Kibagabaga, 350,000 zawe ushobora kwegukana iyi nzu, kandi hariho n'ibiganiro. Murakoze.